promisinze nge rero ukuntu nyine bambwira agatayemo numvaga ko uri kumbeshya ariko nawe ndabona ari sawa kabisa wabyubahirije. Thank you. Yego. Neza. Atukana. Imeze fresh. Reka nje ngunda gusa neza. Gusa neza ubizi se. Imeze utese. Chandaho Umushara wabonye hari n'akandi narengejeho antuka. Mfaka ngubwira uzi ko amafaranga aza nkumenya n'ahantu anyuze nayabonye amafaranga mfite ibibazo umve ngo nkubwiye ngo nanabatetsigaranye ntago wabyemera. Oya amafaranga kuri shirimba nyine kankubwira ahubwo hakantu nge natekereje. Okay. Ibintu kuzajya ngumara ngusaba amafaranga buri munsi ndabona ngiye atari sawa. Natekereje nti nta kuntu wanshingira ka business kanje. Se ushaka gukora ka business kameze gate? Ngiye nyine mbona umva nk'undi bintu bya medin nyine biri siko navuga gute. Wenda nk'imyenda ibya fashion Yesu urakoze cyane. Nk'undi bintu nyine byene bya fashion nkajya nzana imyenda myiza dushakoshi twiza nkambika abakiriya bacu bamwe na bamwe nyine nkababwira ko dufite n'imyenda biri kubona byaba byiza kurusha. Icyo gitekerezo ni cyiza. Nashatse kukikubwiraho ariko ubwo ukizanye ni byiza amafaranga arahari wibiteguye. Oya sibwira yego se cyane nta kibazo kirimo. Usiko ngiye mbona umva nshaka gucuruza nkajya kurangura za Dubai nkajya nzajya bigufashamo hari igihe n'ejo nifite urugendo uzaze tujyane. Uzajya hehe? Nzajya Dubai. Wow, oya nago twajyana sheri kandi akazi byagira ahubwo nago tuzashaka umuntu ugasigaraho ibyo nta birenze. Sheri oya Dubai tuzayipanga neza kambande chake passport aka business nyine mama franga wowe bundi bindi urebe ukuntu bigira. Ndaza kohereza kuri konte amafaranga ubukemuza tubazo ufite kuko yamva nkubwire yandi wamaye we yamaye mfite stress mpita nishyura inzu nishyura nyine kira kitumva yaranashize pe yarashize ariko bibaho ariko nta kibazo ukimbona nta kibazo ushobora kugira. Yego undi niwe wanje kabisa. Wowe nicyo kintu mwemerera ubundi uranyumva uvuga rimwe kumva kabiri cyo kintu mana we cyakoze ntuzangire ikibazo na kimwe n'umunsi n'umwe. Yashana n'ikibazo nge nakugiraho. Iyo business ni sawa ubwo ninjye Dubai nzashaka ahantu uzajya urangurira. Wowe uzave ukomfurimye umva nibyo byo navugaga uzagenda urebe umenye ngo imyenda bimeze gute inkweto ngiye nshaka ibintu nyine biri fashion inkweto imyenda amashakoshi tuntu nyine twiza ku buryo nzajya nambika abantu nshaka gushinga iduka ryitwa ngo fashion Rebecca mba none ikintu tuye nyine umva iyo fashion nshaka gushinga iduka ryiza ku buryo abantu bose rimenyekana. Sasa numva nshaka kujya gushopingira utuntu sinzi ahantu wabuze tukagenda tugashopinga utuntu ndumva hari utuntu ushaka kutugurira. Ejo bundi turashaka kujya mu zindi gahunda turabona abantu ariko n'aba ndetse urumva ariko niwe wabuze ngo tujye gushaka utuntu ahantu nawe nzi aho hantu urahazi. Bagira ibintu byiza bagira ibintu by'amarja marivage udushakoshi twiza bagira imyenda myiza ya original. Aho nihe ngo tujyeyo? Ni muri Moonlight. Hano mu Gisimenti. Ndahazi. Urahazi nakubundi uri n'umusirimu ntako waba utahazi. Tukareka tugereyo. Tugereyo ndumva nta kibazo ko. Wow, man, thank you Sheri, thank you. Sheri, I love you. Love you too. Okay. Love you so much. Okay. Okay, go.
utuntu twiza cyane ahubwo nyereka ndebe ko narebamo sheri dore nakani fashion reba reba kari open kari kari open kumva ndimo ndibere bijyanye nshaka agakweto n'ushakoshi bijyanye nta kibazo rebamo agakweto keza none se ubu nkaka erega ntabwo ari white cyane any color isoko twaritsindiye wow miliyoni 120 wow ibyo bintu ko numva ari byiza yo bakuru maye rero urabona ko ngiye jombi nayiguze nawe cyane ubwitana ubura nk'ingi kabisa urabona ko akamodoka reka ngiye iyo modoka si inzozi zanjye ni Range Rover iki Range Rover ngiye niyo nyene tubigisha ukuri imodoka nyibona hari ikintu bana wapi iraciriritse ngiye ntabwo iyo ngiyo wapi Range Rover yes niyo wasengeye ni Imana yakubwiye ni ukuri sawa je Imana yaranyibwira ko ngaka kumukara kabisa ndagategereza ndakabona Imana yarakamaye ubwo rero bari amashimwe dushimira Imana okay nawe uzayigura nta wamenya gahunda uko zimeze ariko nawe ubwo ngo ndabona uzayigura niba ariyo wasabye Imana uzayigura ciao rero mwakeza nkubwiskora ese ko
ejo nagiye ku kazi k'umugabo wanjye uri kumva ndakumva basanga agakobwa bakoresha jewe nijyaga numva ku kazi hari agakobwa keza karyoshye akana keza akazi gukora akazi kameze neza ariko nshuti yanjye narahageze akana karanshitinze karansuzuguye shaba make naragiye ndinjira mbaza umugabo wanjye ese gahunda zimeze gute ibiki n'ibiki ese uramuka ko mbona asuzugura uzi ikintu yambwiye yarambwiye ngo ntukajye umenyerera mu kazi shaba make narababaye numva ndababaye ndeba ibintu bankoze ndabyitegereze ndabireba ndataha ariko ngiye kukubwiza ukuri sigaye mafite ibibazo ndashaka yo pole sana ni ukuri utwana tw'udukobwa tw'iki gihe se ko natwo nabonye tutoroshye mana we umva ariko hamwe no gusenga byose birashoboka iyo usenga cyane Imana ihindura umugabo wawe kandi uba maso rwose uba maso umugabo wawe nyine hamwe no gusenga ariko byose birashoboka ihangane nyine ese ubundi buriya ubona hari ikintu kirimo koko cyangwa ni bimwe byo kuba wakeka ko no gusa ceceka ibintu nabonye mpageze urumva burya nyine iyo uri mukuru ukagera ahantu ukavugana n'abantu ukabona uburyo bagushubije nyine uhita ubona ikintu kihishe inyuma ibyo nabonye sha ntawaroba sinzi ko namara n'ikintu mvuga ni we mbibwiye nyine gusenga byo ndasenga ntako ntagira n'ubundi ndagumiza gusenga Imana nizamfasha ariko nshuti yanjye ndakubwira ngo ni ibibazo byandi bitoroshye ubwize no kuri mana udukobwa tw'iki gihe ntabwo tworoshye natwo nabonye tutoroshye na gatoya abagabo b'iki gihe se bo nabo ko byaducanze ngewe narayamanitse amaboko naramwihoreye pe ntabwo uzi icyo ngiye gukora ariko icyo ngiye gukora buriya uzakibona nzakora agashya wenda umpamagaye mwakabyarwe none niba mugabo wanjye uri kumpamagara ariko reka mbe ndetse ndaza kumuvugisha mu kanya ubwo rero icyo nshaka kukubwira ngiye hari ikintu nshaka gukora ntabwo umuntu yapfa kuntwara umugabo muri uriya buryo gute biturutse he habaye iki nzaba nkubwira aha nutaba amaso rero umugabo baramakujyanye njye narayamanitse amaboko narayamanitse pe ikizaba nzanywa umuti uko tugenda tutaza gukererwa ziriya gahunda tugiye aha reka nigire mu kabiriti kanjye nta kabiriti nyine